saa 8 z'ijoro nkangukiye hejuru numva ijwi riririmba, numva abakaraza nabo bahana icyakora numva bitandukanye n'ibyo nabwiye bita gusenga. Wumvise ikizwe isengesho rya AN Kagame, ndetse ngo nuko ku bitugu bye hashobora gutambagiza ubutware. None se ibyo tutabwiwe bitananditse ng'icyakora amabanga yo akaba menshi nkuko twabibonye tubivugeho. Naho se isezerano n'ijambo Perezida Kagame yavugiye ku karubanda uraryibuka? None se inyandiko ya Minisitiri w'Intebe wavuze na kari murori amateka yo ngo akaba nkuko tuyabwirwa ukuri nukuhe? Ufata ikiganza kimwe usenga Imana igwe kuyegera, ikindi ugifatishe phone wumva ubutumwa aho ngo isengesho rya AN Kagame ndetse no kwicara kwe muri village Urugwiro. Amazina yanjye ni Chris Kame, mbaye ikaze. Uyu ngiye kukubwira n'umusirikare. Isengesho rye ntabwo ritandukanye cyane n'iryo usenga, ariko bitandukanye akantu gatoya. Isengesho ry'umusirikare ni ubusabe busa n'ubwa buri wese, ariko bigendana n'ibyo anyuramo ku rugamba cyangwa mu kazi ke k'igisirikare. Ndetse no ku muryango we, ingingo z'ingenzi zishobora kuba mu isengesho ry'umusirikare zishingira cyane ku kwinginga, kwizera ndetse no gushima. Ni ingenzi cyane ko umusirikare asaba Imana kumurinda ibyago byo ku rugamba kugira ngo adakomereka cyangwa se ngo apfe. Gusaba imbaraga zo gukora akazi ke neza, guhangana n'ibigeragezo ndetse no kugira ubutwari. Gukunda abavandimwe be, guhangana n'ubumuga ndetse no kurinda igihugu cye. Gusaba Imana kumuha amahoro mu mutima we ndetse no kumurinda ubwoba n'impungenge. Gusaba Imana kurinda umuryango we, abana n'ababyeyi be bakaba amahoro. Gusaba kumenya ukuri, gukora ibyiza ndetse no kuba umugabo w'intwari. Gusa ibi byose bisa naho bitandukanyeho gatoya n'isengesho rya AN Kagame. Uyu nguyu twese tumuzi nk'umwana w'umukuru w'igihugu, ariko abenshi nanone tukamuzi nk'umusitiyu wa wundi ugenda hafi ya papa we. Benshi batekereje ko uyu musore ari uzasimbura papa we ubwo azaba atakiri kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone mu byo umukuru w'igihugu yigeze asubiza abanyamakuru, yavuze ko nta mwana n'umwe ategura kuzamusimbura ku butegetsi, cyane ko mu Rwanda atari ubwami. Yavuze ko ibyo abana bo mu muryango we babona cyangwa se bahabwa n'itegeko bingana n'ibyo buri munyarwanda wese yemererwa n'itegeko. Icyakora ngo iyo bigize umuntu wo mu muryango we ushobora kugira icyo akenera, ashobora kukimufasha nkawe ubwe adakoresheje imbaraga ahabwa n'itegeko. Mbere y'uko ninjira mu isengesho ry'uyu musore, reka mpere ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu muri 2024 hari saa 1:35. Inyandiko yanditswe n'uwari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Professor Pierre Damien Habumuremyi. Uyu nguyu yafashe ibaruwa na wino yandika inyandiko yacishwe mu kinyamakuru Igihe. Iyo nyandiko yari ifite umutwe ugira uti impamvu muzi zigaragaza ko gusimbura Perezida Kagame bitoroshye. Uyu yagize ati hakunze kumvikana imvugo ko u Rwanda ari igihugu gituwe n'abaturage bahuje umuco cyane ururimi rumwe rw'ikinyarwanda kandi bumvira ubuyobozi, bityo ko ari igihugu cyoroshye kuyobora. Nyamara sibyo, kuko amateka y'imiyoborere y'u Rwanda n'ingaruka zayo cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi bigaragara ko kuyobora u Rwanda bitoroshye. Abanyarwanda b'ingeri zinyuranye bagizweho ingaruka zayo mateka ku buryo byahinduye imitekerereze n'imyumvire yabo. Ku bandi usanga mu buryo bugaragara n'ubutagaragara hakiri ibisigisigi by'ayo mateka. Kuba Perezida w'u Rwanda rero abanyarwanda bakunze bisaba umuntu, umugabo cyangwa umugore ufite umwihariko mwiza muri ayo mateka, wagize akamaro kagaragara mu mitekerereze ya politike, mu mibanire y'abantu n'ibihugu cyane byampatse ibihugu. Ni wa muntu ufite umwihariko mu mikorere yo kwitanga n'urugero ntagereranwa rwo gukura u Rwanda n'abanyarwanda, kugeza aho ushobora kwemera gutanga ubuzima bwawe kandi ushobora guha icyizere abanyarwanda ko nta wahungabanya ubuzima bwabo aho yaturuka hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu buryo bufatika bibaye ngombwa gusimbura perezida. Gusa nk'uko bikorwa no mu bindi bihugu cyane ibyo muri Afurika, ntagire igihinduka kigaragara ku mibereho y'abaturage, bakaguma mu bukene, mu makimbirane n'umutekano muke, bakaba insina ngufi yabampatse ibihugu, gusahura no kwigwizaho imitungo bikagwira, gutonesha n'icyene wabo. Abashobora gusimbura Perezida Kagame bakayobora u Rwanda bakora batyo baboneka ku bwinshi. Nyamara bibaye gusimbura Perezida Kagame hashimangirwa ibyagezweho, hakiyongera ibindi, hakitabwa ku gukomeza kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda no gushimangira umutekano, kutavugirwamo n'uwari we wese haba mu gihugu no hanze yacyo, kandi inama nziza atanze kubahirizwa n'inzego bireba kandi na buri wese, amateka kubahirizwa nk'uko bigomba kuri bose. Ugomba guhanwa aganwa nta gukingira ikibaba, kandi bikemerwa gutyo n'ugomba gushimirwa nawe bikaba bityo. Ibyemezo byafashwe n'inzego bikubahirizwa na buri wese, na politiki na gahunda byemeje bigashyirwa mu ngiro ku nyungu z'abanyarwanda bose. Umukandida nk'uwo ufite akamaro
w'ingirakamaro kandi wizeye kurengera ubuzima bwa bose washobora gusimbura Perezida Kagame, kumubona ntibyoroshye. Mu mateka y'u Rwanda, mbere ya Perezida Paul Kagame wasimbuye Perezida Bizimungu Pasiteri, bombi batanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Aba perezida u Rwanda rwagize ni bane bahabanye cyane n'impinduramatwara politiki y'imiyoborere myiza, ari bo Perezida Mbonyumutwa Dominique, Perezida Kayibanda Gregoire, Perezida Habyarimana Juvenal ndetse na Perezida Sindikubwabo Theodore. Icyo aba bane bahuriyeho bose nuko igihe bayoboraga u Rwanda rwabaye insina ngufi ku rwego rw'akarere rurimo muri Afurika ndetse no ku isi yose. Icyo gihe ubumwe bw'abene gihugu bwabaye ingume, ubukene n'imibereho mibi byafashwe nk'ubuzima busanzwe buremerwa, ubujiji no kutareba kure byabaye rusange kugera no mu bize n'abayobozi bose bahurira kuri politiki y'ivangura n'itonesha ndetse n'ubwicanyi. Byavuyemo ubuhunzi bw'igice kinini cy'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, maze indunduro iba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu rwayobowe na FPR Inkotanyi, ku isonga hari General Major Paul Kagame. Ndetse ubumwe bw'abanyarwanda yashyizweho na FPR Inkotanyi kwa 19 Nyakanga muri 1994. Yahuye n'akazi gakomeye ko kuyobora igihugu cyasenyutse muri byose. Ni igihugu cyari cyafushije abaturage barenga miliyoni imwe baze jenoside yakorewe abatutsi. Impunzi zirenga miliyoni 2 zajyanywe bugwate na guverinoma y'abatabazi n'ingabo zatsinzwe n'intera hamwe. Icyo gihe umutekano wari muke kubera abacengezi. Isanduku ya leta yari mu busa, impunzi zari zimaze imyaka irenga 30 zikeneye gutaha. Abarokotse jenoside bari mu gahinda gakomeye bafite nihamuka. Imfubyi n'abapfakazi barenga miliyoni bayoboye imiryango, imirambo inyanyagiye yagomba gushyingurwa. Abagize uruhare muri jenoside barenga 180 bari bafunze kandi bagomba gucibwa imanza. Abandi bihishahisha, ibikorwa remezo by'ibanze byose bitariho. Muri make igihugu cyari cyarasenyutse, nta cyizere cy'ejo hazaza. Nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rubohowe na FPR Inkotanyi, n'imyaka hafi 30 Perezida Paul Kagame yemeye kuyobora u Rwanda. U Rwanda ruri mu bihugu bike bya Afurika bifite imiyoborere ishingiye ku muturage, amahoro ndetse n'umutekano usesuye. Abaturage bunze ubumwe, iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage yihuta, ibikorwa remezo hose mu gihugu kandi bigezweho. Ikoranabuhanga rikataje, abaturage bishimiye ubuyobozi bwabo n'inzego z'umutekano, isuku muri byose ndetse no kurengera ibidukikije n'umubano mpuzamahanga ushingiye ku bwubahane ndetse no kugira ijambo. By'umwihariko bimwe mu biranga ishusho y'u Rwanda rushya rwaremwe na FPR Inkotanyi n'umurage wa Perezida Kagame, harimo icyizere cyo kubaho ku Banyarwanda, aho igeze ku myaka 70, igipimo cyiza cy'ubumwe bw'Abanyarwanda kigeze kuri 97%. Izamuka ryiza ry'ubukungu ku mwaka riri ku 10.9. U Rwanda ni igihugu kiri mu bihugu 10 bya mbere bitekanye ku isi, rukaba igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko, aho bangana 31.3%. Ni igihugu kimwe gusa muri Afurika kitabamo nyakatsi, kandi gifite ingo zirenga 70% zituye heza kandi neza, aho ingo zifite amazi meza ari 82%, naho ingo zifite amashanyarazi ni 75%. Mu Rwanda ingo zifite ubwisungane mu kwivuza ni 96%. Ibyo kurwanya ubujiji no kumenya kwandika no gusoma biri kuri 77%. Igihugu gifite uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 kuri bose, ubu bwakira abarenga 75%. Ni igihugu cya kabiri muri Afurika cyorohereza ishoramari. Imihanda ya kaburimbo myiza kandi icaniwe ni 88%. Ingo zitunze telefoni ni 78%, mu gihe kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga biri kuri 99%. U Rwanda ni igihugu ntangarugero mu kurengera ibidukikije. Ni igihugu cyubakira ku buntu inzu mu midugudu y'icyitegererezo. Ni igihugu cyoroza ku buntu abaturage inka binyuze muri gahunda kagira inka, aho bimaze gukorwa ku miryango irenga 180. Kugaburira abana ku ishuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye no gushyiraho amarerero y'inshuke amaze kuba 31,148. Ni igihugu gitanga inkunga y'ingoboka ku basaza n'abatishoboye ku miryango irenga 2,000. Igihugu cyimakaza demokarasi n'uruhare rw'abaturage mu miyoborere na politiki y'ubwumvikane. Imitwe ya politiki yose 13 iri muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko. Inama zihuza abaturage n'abayobozi nk'umushyikirano ndetse na Rwanda Day. U Rwanda ni igihugu gifite agaciro ku rwego mpuzamahanga nko kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuyobora itsinda ry'amavugurura y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuba mu buyobozi bwa komisiyo y'umuyoboro wa broadband ku isi, kubona ibihembo byinshi mpuzamahanga. Muri ibi byose uruhare rwa Perezida Paul Kagame ni ntagereranwa, kandi byagizweho kubera kubaka inzego, gushyira hamwe, gushyiraho amategeko meza no kwiyubahiriza, ndetse no gushyiraho abayobozi bakora kandi babazwa ibyo bakora. Iyo usesenguye neza mu bumenyi n'ubuhanga mu bya politike, hari ibintu by'ingenzi byatumye Perezida Kagame ashobora kuyobora neza u Rwanda. Icya mbere ni uko yarayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Kuba Abanyarwanda bamwibonamo kubera gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge yaranzwe no kutihorera, kuvanga ingabo, gusangira ubuyobozi, uburezi kuri bose, kurengera no guha ijambo abagore n'urubyiruko, politiki idaheza no kwisungana mu kwivuza, kuba afite igitinyiro, kuvugisha ukuri, kwanga
kwanga akarengane, kuba ashobora kugira inama no guhana uwo ari we wese. Ibindi birimo kurwanira ishyaka ry'igihugu n'abanyarwanda no kudaterwa ubwoba n'uwo ari we wese, kureba kure ibyo abandi batabona no kubikora mu buryo budasanzwe kandi bigakunda, kudahinduka ku ijambo ariko akajyana n'igihe no gukunda ikoranabuhanga, kwiyoroshya mu buzima busanzwe cyane cyane mu mirire no kutanywa ibisindisha, gusabana n'umuryango, gukunda siporo, gukunda umurimo ndetse no kuruhuka. Isesengura ryimbitse kandi ry'igihe kirekire tugaragariza ibintu by'ingenzi 7 uzasimbura Perezida Kagame igihe kigeze kandi ku buryo buhesha ishema u Rwanda n'abanyarwanda agomba kuba yujuje kubisabwa n'itegeko nshinga n'andi mategeko. Hakwiyongeraho kuba yaragize uruhare rwiza mu mateka y'imibereho y'u Rwanda kuva muri 1990, kuba mu mikorere, imigirire n'imitekerereze hagaragaramo gushyira imbere no gushyikira ubumwe bw'abanyarwanda no gukunda igihugu, kuba afite ubumenyi, ubushobozi n'uburambe byamufasha guhagarira no kuvuga rikumvikana ku rwego rw'akarere, Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Agomba kandi kuba agaragaza ubutwari bwo kudatinya no gukoresha ukuri no gufata ibyemezo bikomeye ku nyungu z'abaturage bose, kwita ku nzego zose no ku gihugu muri rusange, kwa yemera kugirwa inama n'umuryango wa Inkotanyi na Perezida Paul Kagame kinaribonye kandi wayoboye neza, kwa afite ubuzima bwiza n'imbaraga byo gukora haba mu myaka n'ubuzima buzira umuze. Muri make mu miyoborere isanzwe biroroha gusimbura umuntu ukora ibintu bitanoze cyangwa ufite umusaruro udashimishije, no mu buyobozi bw'igihugu gusimbura Perezida abaturage batishimiye biroroha niyo umusimbuye aba adafite ubushobozi n'amateka bihambaye. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame afite amateka akomeye kandi meza yaba y'urugamba rwo kubora igihugu n'ibikorwa by'indashyikirwa byatumye u Rwanda ruba ubukombe mu ruhando mpuzamahanga abenshi badatinya kwita umukizo w'u Rwanda. Gusimbura Perezida Paul Kagame birashoboka, ariko kugeza ku rwego rwo kwemeza abanyarwanda n'amahanga ku yindi ntera y'impinduramatwara idasanzwe y'iterambere ry'u Rwanda, umuyobozi w'igitinyiro wubahwa kandi ukundwa n'ibyiciro bitandukanye bishyira mu gaciro. Ibyo ntibyashoborwa n'umuntu usanzwe kandi ubonetse wese. Uzasimbura Perezida Paul Kagame agomba kuba yujuje nibura ibipimo 6 twagaragaje kugira ngo azagerageze kugera ikirenge muke no kumusimbura, atari kumusimbura gusa ahubwo ashobora no gusigasira ibyagezweho no kugeza ku Rwanda ku yindi ntera y'imiyoborere n'iterambere bizaba bijyanye n'icyo gihe. Niba u Rwanda rushaka gukomeza kuba ku isonga y'impinduka nziza ikomeza guhuza abanyarwanda bose, kudateza no kugira ijambo ku ruhando mpuzamahanga, uzasimbura Perezida Paul Kagame akwiye kurambagizwa kare n'umuryango wa Inkotanyi ikamwegereza hafi ya Perezida Kagame, bagakoranira hafi kandi amutoza. Ibikubiye muri iyi nyandiko ni ibitekerezo bwite by'umwanditsi Professeur Dr Pierre Damien Habumuremyi, impuguke muri politiki. Uyu akaba yigeze kuba umuyobozi wa guverinoma cyangwa se Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Mbere y'uko ntegura iyi nkuru, mu minsi yashize hagiye humvikana amajwi avuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame arwaye. Abandi ndetse muri iyi minsi bakavuga bati ese ko tubona mu bindi bihugu umubyeyi asimburwa n'umwana we, undi agasimburwa no muryango we, bimeze bite kuri Perezida Kagame? Benshi bagiye bashyira ifoto hanze y'umusirikare AN Kagame, uyu nguyu tumuzi nk'umujepe urinda Perezida Kagame, ndetse akaba atinywa yubahwa na buri wese. Abanyarwanda benshi kubabwira ko umuntu ushobora gusimbura His Excellency ari umuntu uvuye mu muryango we ntago byakumvikana nabi, ndetse bashobora kumutinya bakanamwubaha nk'uko bubaha nyakubahwa Perezida Kagame. AN Kagame nawe nk'umwana w'umukuru w'igihugu, nawe n'umwana wakuriye mu biganza byiza, n'umwana wakuriye mu gisirikare cyiza ndetse uza amahame ndetse no gukunda igihugu. Uyu musore nubwo tutareba kure cyangwa se ngo tubimenye, ariko nawe umuhaye kuyobora igihugu ntago byamugwa nabi. Mu isengesho rye uyu musore ntabwo asenga ngo papa azanshyire ku butegetsi, ahubwo arasenga ngo abanyarwanda baramutse bahisemo nyuma y'uko papa wanjye yaba atakiri kuyobora igihugu, nanjye kubera ko nzi amahame ndetse nuko papa wanjye yakoraga, nanjye nabikora. Hari abajepe benshi twagiye tubona bayobora igihugu, nkareba nk'igihugu cya Gabo umuntu ukiyoboye yari umujepe. Mu isengesho rya AN Kagame asenga avuga ngo mana uzatize papa wanjye ubuzima ndetse uzandindira igihugu, ariko nanone mu gihe abanyarwanda bazaba bagiye guhitamo nanjye ubwanjye bazampitemo. Iryo riri mu isengesho rya AN Kagame nk'umuntu wakuriye mu biganza byiza, udashaka ko araga ubutegetsi ahubwo ko abuhabwa n'abanyarwanda bakamutora. Abatekereza ko ubutegetsi ashobora yenda kuzabuhabwa cyangwa se akabuhabwa muri envelope nk'uko mu bindi bihugu bigenda, ibyo nyakubahwa Perezida Kagame yarabihakanye, avuga ko u Rwanda atari igihugu cy'ubwami, amahitamo ari abanyarwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame.